urugo rutarama ntabwo rurama kubera ko unanirwa kwakira ibikomere byanjye nanjye nkananirwa kwakira ibikomere byawe noneho guhuza bikananirana ari nayo mpamvu ntimuzigere mutuka umuntu wananirwe n'urugo rwa kabiri kuko inshuro nyinshi ibikomere hari igihe bidahura iyo Shuti bakunzi ba Devos TV, shuti bakunzi ba Mama Mignone Official, shuti bakunzi b'Ingoro TV7, shuti bakunzi ba The Blessed TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Turabasuhuje muri aka kanya. Uraho neza Mama Nana? Uraho neza Mama Mignone. Komera cyane. Komera cyane ubwo ari wowe. Umeze neza? Ndashima Imana. Imana ishimwe n'ukuri. Amen. Kuri uyu munsi rero tuje hano kuganiriza abantu bacu. Urabizi yuko tujya dukunda kubagezaho inkuru zigendanye n'umuryango. Yego. Hari inkuru numvishije. Hagira inkuru nyine. Hari inkuru numvishije y'umugore watunzwe n'abagabo babiri icyarimwe. Babana mu nzu imwe. Shamana. Devo je buriya hariho ibintu nicara nkabyibazaho nkumva birancanze. Nese babana ku gitanda kimwe. Manza wibwira abakunzi bacu ndetse unabasabe gukora subscribe kuri izi channel zose twabashije kuvuga hanyuma n'abayikoze tubashimire n'ukuri. Murakoze bakunzi bacu ngewe uri kuri kamera ni Mukazayire Devota Devos TV tukaba tubasaba subscribe like comment and share kuri izi channel zose ko twazibabwiye Mama Mignone Official, Ingoro TV, The Blessed 7 TV. Imana ishimwe. Imana ishimwe nibadukorere subscribe abantu batarayikora kuko turabizi yuko mukurikira ibiganiro byacu mutarakora subscribe. Gukora subscribe no kuri mu bamutugiriye neza. Kandi ibi bintu tubagezaho ni ibintu byubaka. Uragira uti abagore babiri umugore wari ufite abagabo babiri ayo ndumva amahano nabyumvise nasetse none babana eko uribuka inkuru twakoze ntekereza ko nawe wari uhari y'abagore babiri oya y'umugabo wari ufite abagore batatu mu nzu imwe urayibuka mama aduha n'ubuhamya urabyibuka nyine atubwira ko byamubayeho ibintu nk'ibyo ngibyo ndayibutse yego yego rero ni inkuru y'umugore ufite noneho abagabo babiri ni inkuru yantangaje cyane yabereye igicumbi hasigaye habera udushya igicumbi niho baguranye abagore none n'ubu umugore umwe atunze abagabo babiri ariko uriya munyamakuru w'igicumbi aracukumbura agenda ashaka kuzamwisunga tukajya dukorana ziriya nkuru kubera ko ziraryoshye n'ukuri ziryoheye n'amatwi nubwo ari amahano ariko ziryoheye amatwi ni amahano oya icya mbere cyo iba ziriya nkuru ya mbere abagabo baguranye abagore kandi buri wese umenya aho araryohewe wa mugore w'umusinzi yasanze umugabo w'umusinzi bararyohewe mu kabari kabo ngo barwaniramo bagataha bakagira gute na gute nyine ubuzima bwabo barabwemerewe hanyuma babandi nabo bandi baguranye nyine umugabo n'umugore babaye mu rugo rwabo baritonze banabyaranye n'akana nukuvuga ngo buri wese yageze ku nkweto imukwiriye niko bimeze no gusaranganya hari buri wese ni bakeya abagabo ni bake mu gihugu ku buryo nawe wabikora ugatungwa n'abagabo babiri rya Yesu ntago nabikora ku buryo se wabyifuriza umuntu uzanye nawe ntago nabimwifuriza abadukurikiye mushobora kuba mwagize amatsiko ariko reka mbanyuriremo muri makeya uko bimeze hanyuma uraza kutubwira uko ubyumva umugore yashakanye n'umugabo ariko uyu mugabo ngo bakajya bagirana amakimbirane ibintu birakomera ni umugore w'imfubyi ari mu nzu ababyeyi bamusigiye umugabo wabaga mu nkambi araza amusangamo mu nkambi y'Igihembe amusanga muri ya nzu na ahantu hitwa ku Ruyaga amusanga muri ya nzu bayibanamo ariko bakajya bagirana amakimbirane bwakeye yagiye bwakeye yagarutse bwakeye yagiye bwakeye yagarutse babyarana umwana wa mbere
babyaranye umwana baza kwimura iriya nkambi. Oya, babyaranye umwana inkambi yari igihari, noneho wa mwana umugabo aza kumufata aramutwara aramujyana. Umugore agiye kurekera mu mwana we baramumwima, ariko birangira nyine ngo basuranye. N'ugusura niko yabyitaga. Ati birangira nyine suranye na papa w'umwana, ati tukajya dusurana nyine. Ati bikagenda neza. Wa mugore kubera ko yarasigaye mu nzu wenyine yaje gushakiramo undi mugabo. Ashakiyemo undi mugabo, umugabo we babana ubu ngubu ni umukozi cyane, ni umunyonzi, aba yagiye kunyonga yikoreye imizigo yayishyiriye abantu, ibintu reka sinakubwira birakomeye. Ni umukozi cyane pe. Ni umukozi cyane, bari gukora bari kugera ku iterambere. Iyo yagiye mu kazi ku manywa, papa w'umwana akaza kumusura. Umwe mukuru. Rimwe papa w'umwana aza kuvuga ati bantwariye njyewe umugore sinabyemera, akaharara. Na wa wundi nta munyonzi yaharara, wa munyonzi agataha, wa mugabo nyir'urugo uri kuzana iterambere mu rugo agataha. Yagera ibibazo bikavuka, umwango akarara muri salo, undi akarara mu cyumba, ngo bakumvikana. Umugore niwe wabyivugiraga ati nyine aturumva, ati bagira ngo bakumvikana, ati bose se ko ari abagabo banjye. Muri make aruhaha cyane, ufite iterambere. Hari n'uwabyaye umwana. Hari n'uwabyaye umwana. Noneho rimwe ku manywa umugore akajya afata n'inzira akajya gusura wa wundi wo mu nkambi. Yego. Bagasurana. N'uwo mu nkambi akaza gusura. Uwo mu nkambi akaza kumusura. Umugabo nyirizina uri gukorera iterambere ry'urugo agataha wenda cyangwa inkuru akazimenya, akaza bakarwana, ibibazo bikaba ibibazo. Byaje kurangira rero inkambi bayimuye bayijyana aho bita Nyabiheke, ni muri Gatsibo. Ariko wa mugabo akageza gusura umugore we n'umwana, amutera n'indi nda ya kabiri. Wa mugabo se n'umunyonzi barajyanye. Oyo umugore atuye hariya ku Ruyaga, we n'umunyonzi we barahasigara. Hanyuma wa mugabo bari bimuriye Nyabiheke arakomeza akageza kumusura, amutera n'indi nda ya kabiri. Abana n'umunyonzi, nawe umunyonzi nawe ntabyara ko atamuteye. Nta makuru mfite aho, icyo nicyo kintu batigeze badutangariza. Ariko uyu mugore aragira ati ninduhira abandi, njyewe papa w'abana nawe rwose araza tugasurana nta kibazo. Ati ariko n'umugabo wanjye, ati dore tumaze kugura imirima, ati rwose, ati nawe turasurana. None se ukiri kuri icyo, nubwo ari inkuru wumvise ko yaryamanaga n'abagabo babiri kandi kenshi gashoboka, yabwiwe n'iki ko iyo nda ari y'umugabo mukuru? Ntago urabyumva, ukurikije na revo bariho ntago bazi n'ibyo gupimisha ADN. Kigaragara mbona uwo mugore yikundira umugabo mukuru. Yego. Ahubwo wa kabiri nuko ari umugabo uhaha. Nibyo nahoze nekereza kare ko dushaka kuzagana no ku kiganiro cyerekeranye n'abagabo bakorerwa ihohoterwa. Wa kabiri impamvu akunzwe ashaka kuguma mu nzu niwe ufite iterambere. Uwo mu nkambi nta terambere afite. Niyo mpamvu uwo mwana wa kabiri nawe yiswe umugabo mukuru. Ariko sinumva ukuntu uza gusura ari we wateye inda kandi hari uhaba buri munsi muri urwo rugo. Keretse niba bizi neza ko usanzwe muri urwo rugo atabyara. Ariko usanzwe uyu mugabo usanzwe mu rugo, naho umunyamakuru yamwegereye aramuvugisha, amubwira rwose ko ari ngo avuka ku Gikongoro, yaturutse ahitwa ku Gikongoro. Nawe nari nzi ko inkoko yirukankana umuntu igiye kumurya. Nabyo ndabibonye. Amaso yarimo arangara. Nareo urumva ngo uyu mugabo w'umunyonzi ngo yaturutse niba ari ku Gikongoro, yavuye afite imyaka, yakoresheje ku Gikongoro ngo yavuye afite imyaka 7. Akaranakuze hashobora kuba hari hitwaga ku Gikongoro, hitwaga ku Gikongoro. Afite imyaka 7 araza arahakurira, rwose ahabereye umusaza. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Ubuzima bwari bumugoye, ngemaze kubwinjiramo rwose. Ahereza umugore amafaranga, akamugura n'ibyo bitenge, nuko avugaga ati muhereza amafaranga rwose akagura icyo ashaka. Ari we munyonzi, atakagura icyo ashaka, akagura n'ibyo bitenge. Mbese reka sinakubwira, umugore nawe aho araseka ati bose se ko ari abagabo banjye.
wo mu nkambi niwe utavugishijwe ariko abandi bose bavugishijwe nkawe nk'umuntu mukuru noneho reka tubive mu rwenya nubwo byansekeje ariko tubishyire mu buntu busanzwe urabyumva gute uri umujyanama mwiza kandi ibi bintu turi kuvuga dukurikiwe n'isi yose ubwira isi yose umbwira uko ubitekereza ndetse ntuvuge no kuri uyu mugore gusa ahubwo uvuge no ku bandi bagore baba bakora amahano nk'ayo ngayo yo guca abagabo babo inyuma ku manywa nijoro bakigira bere uretse ko wowe yageze akabyerura dore nibyo nari maze iminsi ntegura ikiganiro cyerekeye ku bagore abagore batanyurwa abagore benshi ntitunyurwa reka nanjye nishyiremo kuko twese turi abagore bamenye nturi umugore se umugore nanjye ngende umugabo baravuga ngo wakana ubugore aragarama rero uzagarame turebe abo kuri kamera ko bandi bazaba babimenye yego komeza tubwire abagore ntitunyurwa akaba ari cyo kigiye abagabo benshi bagiye kwicwa n'agahinda yego ko gutunga abagore batanyurwa kwa kutanyurwa kw'abagore rero niko kubatera kujya gusambana no guca inyuma abagabo babo no gutunga abagabo benshi nk'uko yabigenje yego uwo yabuze amahitamo amahitamo ye yabuze gute rero yashatse umugabo wo mu nkambi ashaka umugabo w'umukene utamuha byose yego urakumva utamuha byose urumva no guhora bashwana n'icyo kintu kirimo twe ntabwo sininjiye mu buzima bwe ariko nkurikiye uko story uyimbwiye nuko guhora bashwana harimo kutamuha byose nk'uko abishaka hariho kutamuha icyo gitenge nk'uko agikeneye hariho kutamuha ibyo biryo bihenze ashaka harimo ibintu byinshi cyane kuko abagore bakenera ibintu byinshi ubwo rero icyatumye yishakira uwa kabiri uwa kabiri yabonye urumva ko uwo wa mbere yararakaye aragenda ariko nubwo yagiye asize imbuto burya umugabo wabyaye ahantu n'utarahabyaye baratandukanye utarabyaye agenda agiye ntanagaruke ariko uwabyaye ageze igihe agatekereza ko burya abagabo baratandukanye hari umugabo ukunda abana be 100% ku buryo icyo wakora cyose utamukura ku mwana we yego hari n'abandi bameze nk'inzoka byara akajugunyaho akazakubitana nawe barimo batereta umukobwa ahantu yego umwe agasanga aratereta mushiki we undi arashaka ugasanga arimo aratereta umwana we yego kubera ko yabaye inzoka ntamenye umwana we ntugize ubyumva ayo makuru oya barahari cyane abagabo benshi batita ku bana babo ku buryo ndetse ni nabo benshi muri iki gihe umugabo atera inda hariya agaheruka ayitera ntazigera amenya ibyakurikiyeho ibyo ari akazahura nawe muri roja ahantu byamubaza amakuru turi mwene ndati ndi mwene kana kagasanga arongoye umwana we hariho n'igihe abikora nka gutyo sibyo akazigaragaza kuri wa munsi w'ibirori bamwambika ingofero ku munsi wa graduation papa w'umwana akamenyekana ku munsi w'ubukwe papa w'umwana akamenyekana hari abagabo benshi babikora gutyo ese mamenyo ko ikiganiro gishyira ikindi ikiganiro gishyira ikindi warumbajije reka nanjye nkubaze ugeze kuri uwo mugabo uboneka ari uko habaye graduation cyangwa yakoze umwana we yakoze mariage ese ubwo uwo mugabo iyo mariage iyo ngofero koko yeretse kubeshya arayikwiye aza yiyemeye cyane akaza avuga ko umwana wamuhesheje ishema akaza avuga ko umwana we rwose n'ubundi nyine agatumira n'abamugaragira baza kwakira iyo ngofero n'iryo kamba n'icyo cyubahiro kandi agahita yicara azi neza yuko uyu mwana byanze bikunze ari buyimuhe kuko amaze kubona experience z'abantu bageze muri bangahe abana bakuranye ibyo bikomere umunsi w'ubukwe wagera akaba ari bwo umwana akomereka cyane kurenza ibihe byatambutse rero nubwo bijemo gutyo uyu munsi ntabwo numva nifuza ko tuvuga ku bibi by'abagabo kuko twarabivuze ubushize hari n'abateye comment ngo se ko tuvuga abagabo gusa ntituvuga abagore ntabwo nshaka uyu munsi twongera kuvuga ku bibi by'abagabo twavuze ibibi by'abagabo bihe kandi kuriya cya kiganiro twakoze kirimo ko umugabo agira konti 3 hari n'abandi atayo matsiko mwaduteye ko mutadatubwira ibintu nk'ibyo ati kuki muhora muvuga ibibi by'abagabo gusa abagore bo ni beza
oya ahubwo njyewe hari igihe njya mvuga hari igihe abagore bajya bambwira ati ariko wagiye ureka gutetesha abagabo koko mvugira abagabo inshuro nyinshi ariko ikigaragara cyo ni uko abantu bashaka kwitana ba mwana njyewe sinzareka kuvuga ikibi kubera ko nakibonye nta muntu nzatunga urutoki ariko ibi bintu tuvuga ni ibintu biba biriho impamvu tunakunda kuvuga abagabo cyane nibo ba responsable b'ingo yego umugore azayungirije niyo mpamvu igihe cyose rero iyo urugo rupfapfanye tubanza kureba ese uru rugo ruziriki umugabo mubi cyangwa n'umugabo mubi ariko uyu munsi ntago turi kuvuga ibibi by'abagabo ahubwo turi kuvuga uyu mugore n'abandi benshi n'abandi bose bameze gutyo ndabazi nawe urabazi hari ukuntu rero umugore abura amahitamo kandi kutabura amahitamo niko kumuhesha kuba umugore mubi ukunda ibintu materialiste niko babivuga mu gifaransa ugasanga umugore ni bya bindi ngo umukobwa umwe agatukisha bose yego ugasanga ngo abagore si abantu ngo cyakoze ngo cyiza cyabo nuko babyara abantu ngo ariko si abantu nyamara burya si bose hari abagore nyabagore nk'uko twabivuze hari n'abagore b'inyangabira dushyizemo n'uwo washatse abagabo babiri uyu mugore yabuze amahitamo niba yarabonye wa muntu wo mu nkambi atamuha ibihagije akishakira umuha ibikwiriye mu nyuma bikaba ngombwa ko wa mugabo agaruka yabuze mu guhitamo yagombaga kumubwira ati wa mugabo we rero waransize waragiye genda narashatse byararangiye bigaragara ko yikundiraga wundi wo mu nkambi agakenera noneho wa wundi ugira gute ugomba guhaza n'igifuti aba bagore no hanze aha barahari yego icyo nicyo nshaka ko tuvugaho cyane no hanze aha barahari avuga ati uyu mugabo wanjye nashatse rero ntabasha kumpa igitenge nifuza ntabasha kungabura nk'uko mbishaka nishakira umugabo hirya uzajya bimpa yego ajya ampereza ibyo byose kandi ikibabaje nibyo byandi bivuga ko abagabo bakorerwa ihohoterwa umugabo akaba abizi ko umugabo kanaka yamwinjiriye urugo yego njye hari n'uwonzi umugore yarasambanaga asambana n'umugabo w'umukire umugabo arabimenya umugabo warabimenye akabona n'igihe ataha akamusanga aho mu rugo barimo banywa byeri akasanga uyu mugore yakiraga undi mugabo wo ku ruhande akamwakirira mu rugo iwe kandi umugabo ahari ariko rero tujya tunavugisha ukuri bine usibye no gukabya harimo n'agasuzuguro umugabo yari afite akabari akaba yibereye ku kabari yicururiza urwo rwagwa rwe na byerize ko byaje kurangira umugore anamufungishije afungishije umugabo we ubwo akajya azana umugabo mu rugo umugabo wagize igihe aranabimenyera rwose akahamusanga akikomereza umugabo aza kuvuga ati rero reka nkwereka agatendo nzakora amagara wa mugabo amusanga ku kabari kati sharo wambabariye ko ibintu byanjye birimo bihomba ukanguriza 600 aho ngaho ati nyuma y'ukwezi nzaba nyagushubije yego umugabo ati nta kibazo arayamubariye 600 arayamuhaye ukwezi kurashira ategeza ko umugabo amwishyura araheba kwa kabiri kurashyira ategeza ko amwishyura araheba ukwa gatatu ariko amwishyuza kera kabaye aza kumwishyuza ku kabari asanga abandi bagabo bataramiye aho kandi babizi ko amurongorera umugore yego amwishyuje amubwira ati mva rero mwa bagabo mwe muri aha mbabwire uyu mugabo andongorera umugore mwese murabizi ko andongorera umugore kandi uriya mugore naramukoye icyoroshye rero ibihumbi byanjye ibyo 600 mufitiye tubihwanyirizemo n'inkwano ndamukwihereye yego ujye umurongorera igihe ushakiye rwose ariko umpa amahoro ntuzongere kunyishyuza ayiwe kandi uhereye aka kanya ni n'itegeko nshyizeho ntuzongere kunyishyuza n'inkwano kuko ugiye uhereye ndongorera umugore ni kinini kirahagije ndamuguhaye uzajya umurongora uko ushatse nzajya ndongora aho uvuye ntacyo bitwaye urumva atari afite igikomere uwo mugabo rese uyu mugabo yiyemeje gukomeza kubana n'uyu mugore we gute hari ibintu rega umuntu avuga ukumva ntabwo uri kubisobanukirwa neza hari abagabo buriya nubwo uvuga ngo abagore bihangana n'abagabo bihangana avuga ati ibyo ari byo byose yambyariye abana sinshaka guteza abana banjye umwiryane sinshaka gusenya kuko nubundi abantu baramuganiza bakavuga ati rega burya abagore bose ni bamwe kuko ukuntu twarushye niba umugore umwe akoze icyaha nabijya no ku bandi
nega burya abagore bose ni bamwe n'ubundi ushobora kumwirukana haza n'umurenzeho ni ka wa mugani ngo wirukana umugore uguguna igufu ukazana urimo irabungura reka mbyihanganire gutya aka gahinda uyu mugabo azagakizwa n'iki ko numva nanjye mbabaye mu mutima wanjye banza wumva ntibyaciriye aho cyakomeje gutyo nyine abo umugore we urumva ariko nuko bimeze gutyo urumva umugabo yaratahaga akamubwira ati wa mugabo wawe se yatashye urumva ntikaburaga umugore aza gusanga bidahagije inshuti yanjye yari umugabo ucuruza akabari gakomeye abantu bakomeye banywerewe aza gusanga bidahagije ati ndashaka uyu mugabo kumufungisha urabizi ko kanyanga itemewe kanyanga niyemewe ibiyobyabwenge ntibyemewe afata kanyanga nziza yishyira mu kajerekani ayijyana mu kabari k'umugabo ayitereka mu cyumba arangije ahita amugambanira anyuze ku wundi muntu ati genda uvuga yuko afite kanyanga acuruza kanyanga niba musaka barayihasanga umugabo hano bari ntiyarazi ibijya mbere polisi nyine aho yumvise ibyo ihita ifatiraho basanga afite kanyanga mu kajerekani ka 15 umugabo arakana ati sinzi n'igihe yinjiriye ahangaha banga kumwumva baramufunga bamukatira imyaka 7 ntibyaciriye aho nshuti bakatiye umugabo imyaka 7 ayibamo mu gihe amaze nk'imyaka 5 imitungo umugabo yasize harimo n'amazu umugore aragurisha umugore arayigurisha ku buryo ubu umugabo yarafunguwe ayo makuru nkubwira nayo nihagarariyeho nzi ubacumbitse ahandi hantu acumbikiwe n'abagira neza yagiriye neza hanyuma ndabaza ikibazo uyu mugabo wa kabiri yakomeje kubana n'uyu mugore umugabo wa kabiri nawe yaje gupfa iyo adapfa se bari gukomezanya barakomezanyije nta mugore we yari afite yari amufite nawe yari yaragowe yarumiwe ni ukuvuga ngo ni ingwe ebyiri n'ubundi bashoboraga kugurana nk'uko undi ntiyari kugurana kuko ntibyari bimurimo gusa yari afite agahinda k'ukuntu umugabo yamutaye akajya ku mugore utari na mwiza kumurenza ariko ndumiwe koko yego hanze aha ngaha hari ibintu bikomeye rero nshuti bakunzi bacu urumva uwo mugabo adafite igikomere gihambaye giteye n'ubwoba ahubwo tujya turahura agenda muzi ayo makuru nkubwira nariho ubu n'abantu bayakurikira uretse ko nakubwiye agace abamo bavuga bati ni kanaka arimo aravuga umugabo arakubititse ubu ngubu acumbitse ahantu yacumbikiwe n'undi mugabo inzu zaragurishije hanyuma umugore wari hehe umugore yaragurishije ari mukajya ahandi hantu agurayo inzu nayo kubera ko ayiguze mu cyaro kandi amenyereye umujyi ahita muri icyo cyaro agaruka gukodesha mu mujyi inzu yarabaze kuzigurisha kera ubu nawe babahaye divorce ubu nawe arakodesha ntago bari barasezeranye byemewe n'amategeko bari babanye badasezeranye none umuntu wagiye kuhagura nta cyangombwa bari bafite se hari ukuntu abantu babana badasezeranye ariko bafite ibyangombwa bigiye bitandukanye hari ukuntu umugabo burya abagabo nubwo bavuga abagabo iyo nibyo bavuga ngo ufatiye nawe ifata igihebeba cyangwa kigukunze sheri wanjye njotembe rukundo ari rwinshi agahita agukubitaho imitungo ye yamukubiseho imitungo ye kandi batarasezerana mana we kuko yari amaze kugirana abana 4 ibyo byose umugore avuga ati ubwo dufitanye abana 4 imitungo yaba n'iy'abana 4 navuga ngo abagore bagira amafuti abagore bakantuka niyo mpamvu nahisemo kwibera umugabo kubera ko amafuti y'abagore geranze umugabo nuteze no kubawe ngera amafuti y'abagore nzigera nyihanganira urukumva ibyo bintu bidakabije ni ukuri ko Imana namwe bakunzi bacu badukurikiye mu mbabarire muze kumbwira ibyo bintu ariko se tuzavuga yuko uyu mugore wakoze aya mafuti yohejwe n'uriya mugabo wundi wo ku ruhande cyangwa nawe yari asanzwe ari umunyamafuti shade hari ibintu njya mvuga nkumva kubyihanganira birangora ubangano ifite mu mutima ntabwo wejwe n'uwo mugabo wo ku ruhande kuko umugabo nubwo yazaga kumuca inyuma ndumva atari wakamwoheje ngo amubwire ngo ugurisha imitungo y'umugabo wawe abo bantu ko bazi neza abana babayeho bate babanye nande bimeze gute babayeho baturumva batandagaye babanye na nyina ariko hoya abana babaye bakuru urumva umwana we mutoya ari nko mu myaka 17
abana babaye bakuru nabo bajya kwishakisha abana ubwo bibera muri twa geto hirya no hino. hari abarongowe babiri bagiye gushaka ariko urumva nabo ingo zarabananiye kuko niba urugo rwa so na nyoko rwarananiranye n'umugabo yamenye amateka ya nyoko n'ibyo mbabwira mwabagore mwe badukurikiye cyo shaka kubabwira uko urimo witwara mu bantu hanze urimo urahemukira umwana wawe kuko wa mukobwa nabona umufiyanse akajya kumurambagiza azabona umubwira amateka ya nyina namara kumenya amateka ya nyina avuga tutazamera nka nyoko usanga kumushaka birahagaze kuko genza umugore wa umukobwa babenze kubera gusinda kwa nyina. Ubu uyu mugore afite ukuntu abayeho wenyine ku giti cye, umugabo nawe agenda azungerera muri uyu muhanda muri uyu mujyi wa Kigali. Arazungerera. Nigeze kubivuga ngo umugabo wahuye n'ibikomere, umugabo waruhiye mu rugo rwe agenda azungera abantu bagira ngo ndimo ndabe. Agenda yivugisha, agenda bara rimwe kabiri gatanu 10 atazi ibyo ari kubari byari. Ikindi nakubwira. Yego. Hari umugabo ubona hera ku itariki ya mbere ari mu kabari ukwezi kugashira ari mu kabari. Uwo mugabo uzakurikire neza uzasanga mu rugo rwe ari amahwa. Yewe uzasanga ari amahwa ari wa mugabo ugera mu rugo bati dore kiraje. Sha wamurangiye umuntu se sha wamworohereza umutima. Hari igihe ukayobera ku mugore nawe umunyabikomere n'abahuye n'ibikomere kwakirana bikabananira. Afite wenda icyo ni ikiganiro tuzakora ikindi gihe. Hari igihe abanyabikomere babiri iyo bahuye urugo rutarama. Ntabwo rurama. Kubera ko unanirwa kwakira ibikomere byanjye, nanjye nkananirwa kwakira ibikomere byawe, noneho guhuza bikananirana. Ari nayo mpamvu ntimuzigere mutuka umuntu wananirwe n'urugo rwa kabiri, kuko inshuro nyinshi ibikomere hari igihe bidahura. Iyo uyu mugabo ashobora guhura n'umuntu nawe ufite ibikomere ugasanga noneho ararangiye burundu. Nanone ashobora guhura n'umuntu utarahuye n'ibikomere agashaka kumuzanaho ibikomere byo kugira ngo abimwomore, agasanga ibyo bintu ntabyitayeho ntabireba. Noneho ugasanga uyu mugabo abaye zezenge kurusha ibindi byose. Ibyo bintu biri muri bya bindi twavuze bitera amadivorce mu ngo. Sha uyu mugabo wazamuje nawe nkamukansaringa keretse n'umuhoza mu kanamwigira. Aya genda ntugire ijambo rindi uvuga, ntago gahunda ari iyo ngiyo, tujye tugendana neza. Neza ko wahisemo kuba umugabo sore. Aya ngenda umugabo. Ariko kansaringi ndayikora ku buryo bukomeye. Umuntu nanjye ubwanjye. Kuko hari abantu benshi maze gukansaringa bagasubira mu murongo, akumva ko kwiyakira ari cyo cy'ingenzi, akumva ko kwakira ubuzima yanyuzemo ari cyo cy'ingenzi, noneho agatangira ubuzima bushyashya. Ibikomere by'akazabitwara atabigereka ku wundi muntu. Uko namubonye rero sinzi ko kumukansaringa uzabibasha. Yafasha abagore bose bo mu gihugu cy'u Rwanda mbari ko mvuga. Aragenda ajugunya mu gitebo cyitwa puberi, ahita abona ko umugore wese abonye ahita amubonamo umugome. Yaretse nkamuhuza n'umukansara w'umugabo. Afazari. Umugabo nawe kandi aramutwariye umugore. Ayiwe abantu bose nabanyabyaha imbere ye. Bose nabanyabyaha imbere ye. Shamana ko numva mbabaye se. Ubwo rero uwo mugabo base se umuyobora mu masengesho. Ndetse kumusengera nta kindi wamukorera. Naramubwiye nti wowe uretse kukujyana kwa Yezu nyiri impuhwe. Sha najye kwa Yezu nyiri impuhwe. Nta kindi Imana yagutabariramo nukujya kwa Yezu nyiri impuhwe, akaba ukomore bikomere wifitiye, kuko ari umugabo aramuganira ati shaha abagabo ndabazi ntibantwariye umugore. Abagore ndabazi imitungo yanjye ntimwari muzi uko nari meze, sinari umukire, nubona ukuntu sigaye narabaye imbwa. Sigaye nsabiriza. Ahubwo jya ikintu mbona navugira kuri kamera mama Minyo, abagabo bakorerwa ihohoterwa bakabura ubavuganira. Akavuga ati njyewe ninjya kuri ribu baranseka, reka mbabwire agatangaza mperutse guhura nako ngiye kuri ribu. Ndego nagiye kuri ribu narasetse ariko ndanababara. Nagiye kuri ribu, ngeze kuri ribu nsanga umugabo waje kurega umugore. Shandi kumva ngiye kuri bimwe mwavugaga mu kiganiro na Emi cy'ameza ya 3. Yego. Nsanga umugabo waje kurega umugore. Arababwira arimo avuga ati jewe we arimo abitubwibwira urumva ari ibintu bikurenga ukagenda unabyivugira. Yego. Atubu naje hamwe ababyeyi mwe mubanze mungira inama.
tubwire. Ati ubu mfite ikibazo, ati maranye n'umugore imyaka 12. Ati muri iyo myaka 12 tumaranye, ati imyaka twaryamanyemo ni imyaka 3 gusa. ayiwe Ati hashize imyaka 9 umugore tutaryamana. Ese wa mugabo we, ikibazo ni ikihe gituma umugore mutaryamana? Ati umugore ati abanje kumbwira ngo ararwaye. Ati ariko koko nanjye ati uburwayi bwe naje kububona. Ati uburwayi bwe naje kububona. Twaje kububona ute se wa mugabo we? Ati nyine ati twagiye gukora ibintu umunsi umwe, ati nyine mumbare kubivuga gutyo. Ati nkabona ati najya gushyiramo bikanga. ayiwe Ati nkabyigana bikanga. Ati ahubwo uko mbyigana akavuza induru agataka. Ati ngeze igenda mureka. Ati kumbe hantu harifunze. Ngo agiye kwa muganga basanga ntibashobora kumubaga kugira ngo nyine umwanya ufunguke, nawe urabyumva nk'umunyarwandakazi. Ati none umugore ndamwegera ndamubwira ngo nandeke nishakire undi mugore. Umugore ati nuramuka wibeshye ugashaka undi mugore nzamwica mbicane mwembi. Ati rafite umugore w'isasu. Ati mbaho muri ubwo buzima. Ati ngiye no kugerageza ngo nigire hanze kwa kundi umugabo acika toroka atawanyika. Ati ngezeyo biranga. Uri kumva ikibazo uwo mugabo afite? mwana we iki kiganiro kibaye kirekire ntabishakaga. ayiwe Ati ngezeyo biranga. Ati ngaruka mfite agahinda mubwira ibibazo nahuye nabyo. Ngo umugore se akubita igitwenge cyane ngo uzanapimure ko bizigera bikunda. Ati none rero nje kubaza ribu imbwira ikintu nakora. Ati kuko ndagowe ndapfuye. Ati ubu ngubu ngiye kurwara za ndwara z'abagabo badakora imibonano mpuzabitsina. Arira amarira atakara, nyamarira arimo atakara. Yarabitubwiye numva nanjye mugiriye impuhwe. Ndavuga ni si umugore ko cyari umugome bigeze ahangaha. Niba arwaye akaba adashobora kuba yaguha ibyo ukeneye, yaretse ugashaka undi mugore byemewe na leta ibizi, ariko nawe ugakomeza kumwitaho. Ati nanjye nicyo mvuga, ndavuga ko nzajya nkomeza nkamwitaho nk'umugore wanjye warwaye, ariko akandeka nkishakira. niyo mpamvu bakunzi bacu ibibazo biri hanze ahangaha kubikemura biragoye. Niyo mpamvu tuzakomeza kuvuga tutazigera duceceka. None uwo mugabo twamugiriye ihe nama? Ubu none nta nama nge nabona ntanga, ariko wowe nuza muri komanteri uza gushyiraho nawe uza kumugira inama. Ibyo ari byo byose hari abantu baba badukurikiye. Erega ibi bintu tuba turi kuvuga n'ibyo abantu baba bariho. Ubwo no kuvuga ngo tuvuze abantu batatu. Tuvuze uyu mugabo, reka duhere kuri uyu wanyuma ufite ikibazo wari ugiye kwiregera muri ribu. Tuvuze uyu mugabo bagurishije imitungo bikarangira banamufungishije. Tuvuze n'uyu mugore utunzwe n'abagabo babiri. Cyakora nagashya mu gihugu. Ariko n'abandi baguranye abagore nabyo byaragashya. Murakoze rero inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, murakoze inshuti bakunzi ba Devos TV, murakoze inshuti bakunzi ba Doblesse Dibingoro TV7 kudukurikira. Icyo nzi cyo nuko akari kera muzajya mutubwira ngo nimutugire inama kuri iki kintu. Ngewe mbateye amatsiko, ariko mu kiganiro gikurikiraho turaza gutanga inama kuri aba bantu. Niko bimeze. Nukuri kandi tugire nabo ducyaha. Nk'aba bagore bitwara gutya turabacyashye. Turi bunabacyahe mu kindi kiganiro tuzakora. Nta mugore ubaho utungwa n'abagabo babiri. Aya ni amahano. Amahano nukuri. Nta n'umugore wakagombye gukorera ibintu. Aba bagabo babiri b'inyuma bari kwihohoterwa rikomeye. Rero reka tusoreze ahangaha iki kiganiro cyere kuba kirekire. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Ciao.